Reka twongere tubahe ikaze bakunzi b'Ingenzi TV. Ingenzi TV ibifurije umwaka mushya muhire wa 2024 uzababere uw'amata n'ubuki. Uyu munsi Ingenzi TV iri mu karere ka Kayonza mu murenge wa Mwiri, aho abatuye umurenge wa Mwiri bamaganye ikinyoma cya Batibuka Rora wabeshyeye polisi y'igihugu gutwara umuceri w'umuturage. Ikaze mu makuru yacu. Urwego rwa leta ruba rugomba kubahwa cyane kuko ruba rufite inshingano n'ububasha bigenwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Mu karere ka Kayonza ho siko bimeze, kuko koperative Indatwa ikorera mu murenge wa Mwiri mu karere ka Kayonza yibye umuceri wa Kayiranga David, barangije babeshyera polisi ikorera muri uwo murenge ko ariyo yawujyanye. Ubwo inkuru yasakaraga ko koperative Indatwa yayoborwaga na Batibuka Rora yagiye mu rugo rw'umuturage Kayiranga David bakahakura umuceri bamwizeza ko bucya bamwishyura, siko byagenze, kuko kugeza na n'ubu bakaba baramwambuye ndetse amaso yaheze mu kirere yabuze kivurira. Amakuru agera mu kinyamakuru Ingenzi Newspaper, Ingenzi Nyayo.com ndetse n'Ingenzi TV ariyo ibagezaho aya makuru ahamya ko Batibuka Rora yaje kubeshyera urwego rw'igihugu rwa polisi ikorera mu murenge wa Mwiri ko ariyo yatwaye umuceri wa Kayiranga David. Ubwo ikibazo cy'umuceri wa Kayiranga David cyasakuzaga, inzego zitandukanye z'ubuyobozi zikorera mu karere ka Kayonza zashinze iki kibazo Vice Mayor ushinzwe ubukungu ari we Munganyinka Hope kugikurikirana ndetse akagikemura vuba. Ntacyo yakoze, nabwo nta cyagezweho kuko ikibazo kiracyahari. Igitangaje ni uko hashize imyaka 2 polisi ikorera mu karere ka Kayonza itaravuguruza iby'iryo beshyerwa rya koperative Indatwa ivuga ko polisi ariyo yajyanye umuceri. Abakorera mu nzego zishinzwe uburenganzira bw'abaturage n'imiryango itegamiye kuri leta nka sosiyete sivile n'itangazamakuru bose bahagurukiye iki kibazo cy'akarengane kakorewe Kayiranga David ubwo yacucuzwaga, mbese akamburwa ibihingwa bwe by'umuceri. Niba leta y'u Rwanda ikangurira abanyarwanda kwihangira imirimo ariko igakomwa mu nkokora n'abakora n'abahawe inshingano zo kurengera rubanda, biteye agahinda ndetse biteye isoni. Rya terambere twifuza ntitwaba tukirigezeho. Uwo dukesha amakuru y'ibyabereye mu murenge wa Mwiri mu karere ka Kayonza ku iyibwa ry'umuceri wa David na koperative Indatwa, aho agira ati: ubwo koperative Indatwa yemeraga kwishyura ideni ibereyemo Kayiranga David ntago byakunze kuko Vice Mayor Munganyinka Hope yabyanze. Byerekana ko ihohoterwa ryakorewe Kayiranga David rifitwemo uruhare n'inzego z'ubuyobozi, cyane cyane uyu Vice Mayor wari washinzwe gukemura icyo kibazo ariko ntagire icyo agikoraho. Baratabaza ko iki kibazo cyagera no kwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba ari we ugikemura kuko inzego bishinzwe zakirebereye. Ibyo ni ku nyungu buri wese atazi. Akarere ka Kayonza kakingiye ikibaba koperative Indatwa. Ibi bigaragarira nanone kandi kuko imyaka ibaye 2 nta kirakorwa. Twagerageje kubaza Vice Mayor Munganyinka Hope ku bijyanye n'ikibazo cy'iyibwa ry'umuceri wa Kayiranga David na koperative Indatwa, ntiyagira icyo abivugaho. Ingenzi TV izakomeza gukusanya amakuru azafasha gusesengura neza icyaba cyihishe inyuma y'ibu buhemu ndetse n'iri sebanya ryerekeye ku nzego za leta. Turabashimiye, dukomeje kubifuriza intangiriro nziza z'umwaka wa 2024 kandi tubasabye gukomeza gukora share, like na comment kugira ngo amakuru y'ingenzi abagereho.